Agakiza tugeze ku rwego abantu basigaye bibona ukibaza ariko uyu muntu ni umurokore. Abantu benshi basigaye bafana mukura yambara umuhondo n'umukara. Usigaye ureba umukobwa ukamusangana umuhondo mu maso, ukamusangana umukara ku maboko, ukavuga ati no mufana wa Mukura kabisa. Yarangira mu kanya uhita umubona n'umukozi w'Imana, kibaza ariko se uyu mufana wa Mukura akaba n'umukozi w'Imana, ibi bintu bizagira tuzamenya shebuja ari. Abantu ntiwamenya ibintu abantu barimo, ntiwabimenya. Hejuru n'umuhondo, hasi n'umukara, ibikonjo n'umukara, amaboko n'umuhondo, ukibaza ariko uyu mutipe, uyu mujama ametoka wapi ndugu yangu? Agakiza abantu bagayiba mufata ubusirimu burukwabwo, agakiza karukwako. Gusirimuka nibyo nanjye ndabikunda, ndi n'umusirimu, ariko muramenye hari ahantu mudakwiye kurenga. Agakiza karukwako. Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko ari. Ndimo nerekeza ku musozo ngo dusenga. Agakiza umugore ejo bundi yaravuze ati reka mpabye abagenzi banjye nanjye. Ngo hariho intego rero, niba ari intego ibingibi batega ababyeyi cyangwa abakobwa, ngo bagezweho intego zo gutega ibitambaro. Umugore ngo abona abandi bagore baratega bakamurusha, yatega bakabona ntazi byari, aravuga ati reka nzabahabye nanjye mbereke ko nshoboye. Abantu bageze ku rwego rw'ubwibone bwo gupingana, kwerekana ko amurusha kwambara, kwerekana ko amurusha gutega, kwerekana ko amurusha kudodesha, kwerekana ko amurusha umutayeri. Ariko reka nanjye mbabwiye ko mbarusha Yesu. Jya ubabwira ati nubwo ndusha ibyo nkurusha Yesu, nubwo ndusha ibyo nkurusha Imana, nubwo ndusha ibyo nkurusha. Umugore arakugendeye igatumba muri Ngororeragura ikibo. Bayobozi b'amakorari muducungire, bayobozi b'abamama b'abagore muducungire. Haraje kubisamo ikibo, ajungurijeho igitambaro, yongeyeho ikindi, ubundi biragenda birahagarara nka yanzu yasamusure. Ubundi kabisa umugore ijose ararizengereza, yinjira mu rusengero yabahaye shakoshi yayifatiye muri 21 ngo niko bahita. Dufite ukuntu abantu basigaye bagenda bose barihengetse, wagira ngo bafite ibiro 80 mu kuboko kw'iburyo, bagenda bameze uku nguku, inkweto nayo mbega ibintu. Umuntu yaba ashaka kubahabya akandika gushima Imana adafite icyo ashima, ariko kuko yaguze utwenda twiza, afite ishakoshi ya 60, akaza akicara ku muryango akavuga ko aza gushima kugira ngo mwese mumurangarira, akicara ku muryango, hanyuma pastor ati twakire runaka ashimira Imana, agahaguruka kuriya akaza agaterera shakoshi akayishyira ha. Haleluya kwacu narayise. Haleluya ni Haleluya zeni abantu mwizindi mimuze kudushow. Haleluya, oh haleluya, torero ry'Imana. Haleluya. Kugeza ku rwego abantu basigaye yarangiza ati nkunda kugira Mose yo mwihangane, hati umwuka basobanure. Uyu mwuka aradusobanurira twese turamugira. Kwibyo ushima ari wowe ubizi, wabitubwiye twese tugira umwuka udusobanurira ibyawe. Akabaragiye ariko yagira ngo yibone. Wabonye umuntu ushimira Imana nimba kobo Zaburi nshya bibona. Umugore ashyiramo araza, hari korari y'amavuta ifite amapendo, nuko mbona atakiboneka. Baratendereza, barahimbaza. Abana bari muri korari bafata amapendo. Murabizi abantu bavuze ipendo nta mupaka. Bakubise ipendo bayimanuye aha, bayigaruye hano, bayikomeza aha. Barapfukamye bakubise ipendo, umugore arafashwa nawe azamuka ati haleluya. Araza asaba ipendo, nayo Imana yamushyeshyenze. Afashe ipendo, baravuza, barapfukamye bavugije ipendo. Umukobwa urahuze ibyo arimo rwose, uri mu mwuka, abaciye umugara. Umugore nawe mureba agira ngo niko babigenza, nawe aca umugara, ikibo kiti naha tugeze. Murabona ahantu abarokore bageze, murabona ahantu tugeze. Kibo kiraturumbutse,
aramwara yifata mu mutwe abura uko abigenza, asohotse na bugingo n'ubu naragaruka mu rusengero. Ariko niwe wikuyemo. Abantu benshi bikuye mu gakiza. Ntukavuge ngo bakugendaho, ntukavuge ngo bangendaho. Ntawe ukugendaho, wariharuye, reka bakugendeho. Bundi wabaza umuntu utariko ibintu wigira ni ibiki, akakubwira ngo rega agakiza kaba imbere. Bega ikinyoma. Ngaho se musohoke. Nuko ntaruzi neza. Iyi kantine nta cyapa kibaho. Reka ndebe iyo hepfo niwe nabonye yanditseho ngo Tigo Shop n'ibindi. Ntihakagira umuntu kubeshya ngo agakiza kaba imbere. Umuntu asoma icyapa kibiri inyuma, kuko iyo ugeze ahantu usanga handitse ngo amata na fanta bikoni, ukinjiramo kunywa amata. None umuntu aragushirira ngo agakiza kaba imbere, utabona icyapa cy'inyuma ute. Ibyo tubona inyuma ni nabyo biba imbere. Ntihakagira utubeshya icyapa cy'inyuma kigaragaza ibiba imbere. Agakiza kugeza ku rwego abana b'abakobwa babyeyi basigaye bambara amaboko y'ishati ngo ni amajipo. Kuboko kw'ishati rwose umuntu ntagitinya kukwambara agakubitamo, wajya kureba ukagira ngo ni ipapayi ziri ku giti, ukabona ntuzi ukuntu umuntu kiyaza. Ariko uyu muntu nta nazi yuko uko ameze, nibura ngo yigire n'inama yambara ikanzu. Ariko ugasanga umuntu yaritugaritse ukagira ngo ni amapapayi ari ku giti. Agakiza siko kabaho, siko kamera. Shondi nagiye gusura umurokore ku Gitega, sanga yishize ntuza ku munwa zitukura. Ndabaza ko ibi wabyisize ngo utu tuntu ndadukunda. Nubundi se kuki utabyisize? Ngo abarokore sinakira amagambo yabo. Ngo ariko iyo ndi mu rugo ndushyiraho unyumvira. Sigaye gusura abarokore mu ngo zabo ugasanga bambaye ubusa. Agakiza baragataye. Nuko ukagaragaza twaje mu rusengero. Mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye, mwongere mubwire Yesu ngo twaraguhemukiye, twaraguharitse, kandi wari warabaye umugabo mwiza. None mubwire ngo twiyujuje nawe, kuko Bibiliya iravuga ngo yizuze nayo ubone amahoro. Biriya bintu abantu bisiga ku minwa muzabisome mu gitabo cy'Abalewi. Haravuga ngo umukobwa uri mu mihango y'abakobwa n'umugore bajye basiga ibitukura byabo ku munwa no mu gahanga, kugira ngo bagaragaze ko bahindutse ikizira, hanyuma bave mu iteraniro ry'abera. Biriya bintu abantu bisiga ku minwa bitukura ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari mu mihango. None abantu bagiye mu mihango idashira bahora gakiza. Abantu bagapfushije ubusa. Hina abantu bigize no ntitubyemera. Gakiza bariza umuntu kwegera ngo Imana igukomereza amaboko. Reka dusenge, amasaha arimo aragenda yiruka. Agakiza, agakiza. Zaburi nshya.